himbaza Imana kubera ubuhangange bwayo, himbaza Imana, himbaza Imana kubera ubuhangange bwayo, himbaza Imana. Sinzi post nashyize kuri Instagram, nyuma hari umuntu nako ni na babiri banyohereje message ariko private, bambwira ngo mbangikanya gute ibintu bya Yezu Kristo ngo n'abanyapolitiki nshyigikira. ubwo none abantu nyine urumva aba bavuga ko nshyigikira abavandimwe bacu, hanyuma narangiza nkavuga n'ibyo kwamamaza Yezu Kristo bakambwira ngo mbibangikanya gute. Himbaza Imana kubera ubuhangange bwayo. Ukagira uti ugatinya kuvuga Yezu Kristo mu ruhame, ugatinya kuvuga Imana mu bantu ngo batakwita umusazi, batakwita ikigoryi, cyangwa se bakakwima ibyo baguhaga. Ibibazo bya gukubita wajya mu rugo ngo dawe uri mu ijuru, dawe uri mu ijuru, cyangwa se ku cyumweru ngo dawe uri mu ijuru, kubera ko abantu bose ayo masengesho ni fake. Ukunda umwami wawe, uramurata, umubera ingabo. Kujya aho ngaho ukirirwa uririmba umuririmbyi kanaka, uvuga ngo ufite umusitari kanaka, ukirirwa umurata, wirirwa yambaye ubusa kuri stage. Cyangwa ukaba ufite umunyapolitiki ukirirwa umuririmba no mu muhanda. Kuki utinya kuririmba Yezu? Ibyo yakoreye isi urabigaye. Kuki utinya kuririmba Imana? Kurema isi n'ijuru n'ibirimo byose nawe ikabikurema, urabipinze. Tekereza. Tekereza. Kubana neza n'abantu dukunda, gushyigikira abantu dukunda, baba abahanzi, baba abakinnyi b'umupira, baba abakina za sinema na za komedi, mbese abantu b'intyoza, mbese abantu bakora ibintu bidushimisha, cyangwa bakora ibintu muri make natwe twifuzaga gukora cyangwa gukorerwa. Baba abanyapolitiki, mbese abantu bitwara neza ku buryo budushimishije, kubashyigikira nta ngorane, nta kibazo, njye numva nta kibazo kirimo. Ariko igihe tugiye kubashyira imbere bitwibagiza Imana, tukabona igihe cyinshi cyo kubamamaza, tukabona igihe cyinshi cyo kubana nabo mu mutima wacu, uko tugenda tubimakaza mu mutima wacu niko umwanya wo gutekereza Imana, wo gukorera Imana, umwanya wo kwibuka Yezu Kristo, wo kurata urukundo rwa Yezu Kristo no kurwamamaza, ugenda uba muke. Nuvuga ngo bene iyo myitwarire ntabwo yari ikwiriye kutwibagiza Imana, kutwibagiza urukundo rwa Yezu Kristo. Iyi niho mpagaze. Naho gushyigikira umuntu ukoze ibintu byiza, ukorera igihugu neza, ukorera abaturage neza, ahubwo ni byiza. Ngiye bene abo bantu mbasabira ku Mana ngo ibakomeze, bongereze imbaraga, bongereze imigisha, bongereze ubushishozi, kugira ngo bakore iby'Imana ishaka. Nuko mbana nabo, ndabasabira.
pfukama nkabasabira, akomanga ku gituza nkabasabira, ndabafite. Ku bindi bagiye ku giti cyanjye, nk'ubu ngubu abantu bankurikira mujya mubona Bob Marley, umuririmbyi witwa Bob Marley, umurastaman witwa Bob Marley, umurastaman witwa Peter Tosh wa Jamaican. Ndabakunda cyane kubera ko nibo bamfunguye amaso. Nagiye numva indirimbo zabo kubera ko nagiye numva inshuro nyinshi giye navutse mu muryango usenga cyane, nabaye umukirisitu kuva kera, ariko nasobanukiwe n'urukundo, nasobanukiwe n'ukuri, nasobanukiwe n'ikimaze kumva Bob Marley na Peter Tosh. Abo bantu singiye kubita ngo ni bene ariyo babita ngo ni idols. Ngewe simbafata gutyo, mbafata nk'abakuru banjye babonye izuba imbere yanjye, nkagendera nk'abakurikira kugira ngo nkomeze menye ukuri. Ndabasabira rero nubwo batakiri muri ubu buzima, bene nk'abo ndabasabira kugira ngo uko giye ubutumwa bwabo bwangezeho bukomeze bugere kuri benshi, kandi Imana nabo aho bari ibakire neza, babane nayo neza, nuko nguko mbana nabo. Ku bindeba nanone ngewe umuntu yavuga nka abambashije ibyo bibazo, ni ukubera ko baranze byanze bikunze bajya basoma ibintu nandika cyangwa indirimbo ndirimba, ibintu bijyanye no gushyigikira igihugu, bijyanye no gushyigikira ibimeze nk'amashyaka ya politiki cyangwa se nk'abanyapolitiki. Biroroshye cyane kubisobanura. Ngewe kuba ndi umunyarwanda, ukunda u Rwanda, ntabwo nzashyigikira umunyapolitiki ngo kubera ko yakoze ibintu binshimishije ku giti cyanjye jyenyine. Ntabwo nzashyigikira umunyapolitiki ngo kubera ko yampaye ikintu ku giti cyanjye jyewe ku bindeba jyewe jyenyine, nk'uko ntashobora kumuziza ko yakoze ikintu kitanshimishije jyewe ku giti cyanjye jyewe jyenyine. Ntabwo nabimuziza, ahubwo ndeba ibyo yakoze byiza bibereye igihugu muri rusange. Nk'uko nshobora kumuziza ibibi yakoreye igihugu muri rusange, ariko rero kubimuziza nta kundi ni ugusaba Imana ngo imwongerere ubushishozi. Ntabwo najya mu rugamba rwo kurwanya umuyobozi ngo kubera ko jyewe numva ambangamiye. Niba abangamiye abantu benshi, abangamiye igihugu cyose, Imana niwe yamushyizeho, niyimuze, kuko abayobozi bose, nta muyobozi ushobora kujya hariya ngo atari umuyobozi washyizweho n'Imana. Ntibishoboka, kubera ko abaturage ni ab'Imana. Imana ntishobora kwemera rero ko abaturage bayoborwa n'umuntu itazi. Kirazira. Naho gushyigikira umunyapolitiki nta gitangaza kirimo, kuko iyo ubaye umunyapolitiki uba ubaye umuntu w'abantu. Iyo umushyigikiye uba ushyigikiye abantu, iyo ushyigikiye abantu uba ushyigikiye Imana, kuko abantu ni ab'Imana. Ngewe niho mpagaze, urumva? Ngewe niho mpagaze, ntazagire n'ubyibazaho cyane. Ntabwo ushobora guhaguruka hariya ngo ugiye kuba umwami, ntushobora guhaguruka hariya ngo ugiye kuba perezida Imana w'igihugu iki n'iki, abaturage bangana gutya, Imana itagushyizeho ikiganza. Ntibishoboka. Ahubwo twebwe abaturage nibo bashobora gutuma umuntu, bashobora gutuma umuyobozi aba atakiri umuyobozi w'Imana, Imana ikamuvanaho ikiganza. Ibyo ngibyo wari ubizi nabyo. Iyo utangiye kumurutisha Imana, uba utera Imana ishyari,
umuyobozi uramusabira, ugapfukama ukamusabira kugira ngo akomeze ayobore neza, kugira ngo akomeze ayobore neza, agire ubushishozi, indangagaciro zikomeye. Buriya nta muturage utarwana urugamba iyo bibaye ngombwa. N'udafashe umuheto arukunda Rwanda. Hari ikintu bita mu kinyarwanda gutanga impumbya. Gutanga impumbya ni kera abadamu ntabwo bajyaga ku rugamba, abategarugori ntabwo bajyaga ku rugamba. Umutegarugori ni ukuvuga umuntu wabyaye agaheka konsa, ntabwo yari yemerewe kujya ku rugamba, gufata umuheto, gufata icumu, gufata umwambi akajya ntibishoboka, ntabwo byabagaho. Ubu ngubu byarahindutse. Hari ukundi kuntu barwanaga urugamba, babyitaga gutanga impumbya. Gutanga impumbya byari ikintu kimeze nka moral support, gushyigikira umuntu, gutera umuntu ingabo mu bitugu, umwongerera akanyabugabo. Gutanga impumbya rero byari iki? Ababyeyi, abategarugori barikorakoranyaga igihe ingabo zabaga zigiye ku rugamba, maze bagaterera hamwe indirimbo baririmba. Inshuro nyinshi baravuga tubarusha umwami mwambwa mwe, tubarusha umwami ugaba ingabo, tubarusha umwami uzigarura. Ibyo kikaba kimeze nk'isengesho rusange. Ubwo babaga babwira Imana, batesha umwanzi agaciro, batesha umwanzi ingufu, ahubwo bashyigikiye ingabo zabo. Urwo ni urugamba. Bene urwo rugamba rero kururwana numva nta gitangaza kirimo igihe igihugu gifite urugamba kiriho. Nanjye rero nubwo ntarwana urugamba, ntafata umuheto ngo njye ku rugamba, ariko urwo rugamba narurwana igihe igihugu cyatewe, kandi igihugu buri gihe gihora gihanganye n'abanzi, ndagira mu mpamvu izo arizo zose. Gushyigikira rero umunyapolitiki ukora ibintu wifuzaga nawe gukora cyangwa gukorerwa cyangwa gukorera abandi, nta kibazo kirimo. Ntabwo ngewe ndi umwe muri bene babandi ya madini avuga ngo ibintu ngo byo gushyigikira ngo ishyaka rya politiki n'iri ngo ibintu, nge ntabwo ari uko nteye. Nge nzi ko Imana itwigisha gukunda igihugu no kugandukira abayobozi bacyo. Naho mpagaze. Niba hari n'umuntu unkurikira, umunyarwanda unkurikira ku mbuga, naho mpagaze ngewe nshyigikira abayobozi b'igihugu nk'uko Imana ibisaba. Nemera ko nta wishyiraho, nemera ko umuntu ashyirwaho n'Imana. Ariko rero tuzi n'abandi bigira ibitangaza, babandi bita ngo ni ugasanga, ndumva hari ibihugu byinshi bagiye babamo byo muri Afurika cyangwa se n'i Burayi, bene abo ngabo ntabwo ari byiza cyane. Ariko gusaba Imana kugira ngo ibahe ubushishozi, ngewe niho mpagaze. Ntabwo sinshobora kujya mu rugamba rwo kuvanaho umuyobozi runuru kandi ntazi ukuntu yagiye. Ibyo ngibyo ni amakosa. Niho umukirisitu ndagira ngo aba yibeshye. Umuntu wemera Yezu Kristo, umuntu wemera Yezu Kristo agendera mu rukundo. Ugendera mu rukundo yubaha amategeko y'Imana. Kubaha amategeko y'Imana bigatuma yubaha abayobozi. Kubaha abayobozi rero, ukorera abayobozi icyo bashaka. Ndagira ngo Yezu yarabisobanuye cyane inshuro nyinshi. Nta muntu n'umwe Yezu yigeze ahamagarira gufata umuheto ngo ajye kurwanya umuyobozi. Ngewe rero ndi umukirisitu wo mu rwego rwo hejuru. Ibyerekeranye no gushyigikira wenda nk'ishyaka rya politiki, ubwo ngubwo abantu bambajije ibyo bibazo ni ukubera ko bazi ko njya nshyigikira umuryango w'Abanyarwanda, umuryango mugari, umuryango duhuriyemo. Yewe uyu muryango w'Abanyarwanda
nubwo wenda mfite uko mbana nabo ku buryo bwanjye bwihariye, muribuka ko njye nigeze gufungwa igihe kirekire mu bo bitaga ibyitso, bya bindi bita hostage, otage, nkaza gufungurwa nafunguwe na FPR, nakuvurwa nahanye na Igihango. Niba rwose ari nabyo abantu bashaka kwibaza, ngewe ubwo buryarya ntabwo nzabona. Nahanye na Igihango, icyo ni kimwe. Ikindi rero nuko ndeba ahantu ibikorwa ikora. Kera ngiye nabaye kubwa abayobozi babanje n'amashyaka yabanjirije umuryango FPR, mu rugero ntanze rwose ntaciye ku ruhande. Kwitwa umunyarwanda byonyine byari igisebo. Naho ngereye i Burayi, ndumva nageze i Burayi mu 1998, ndagira ngo ibintu byari bitarafituka neza cyane, ibitego byinshi byari bitaratsindwa, ingamba nyinshi zari zitaragerwaho n'ibiki byose. Hari umuntu wambwiye sinkavuge ko ndi umunyarwanda. Ikintu kinshimisha nuko uwo muntu wabimbwiraga ubu ngubu ahubwo menyana natashye, ni umunyarwanda ukomeye cyane ukunda u Rwanda cyane, ariko ari mu bantu bakunda u Rwanda cyane, baruririmba, barubwubaka, bakora ibi. Kandi niwe wambwiraga ngo sinkavuge ko ndi umunyarwanda, kuko kuba umunyarwanda mbere y'ibi bihe turimo byari igisebo. U Rwanda rwagenderaga nko mu kwaha kwa Kongo, ugasanga umuntu wenda ashimishijwe no kwitwa umunyekongo kurusha kwitwa umunyarwanda, ugasanga umuntu ashimishijwe no kwitwa, kuba umunyarwanda bikaba ikintu kimeze nk'igisebo. Ariko nk'ubu kuba umunyarwanda ahubwo benshi barabirwanira. Ubwo se gahunda nk'ishyaka rizanye, niba ishyaka, niba ari umuryango uzanye gahunda nk'izo ngizo zituma umunyarwanda yumva agenda yemye mu mahanga ashaka umunyarwanda, utarishyigikira ntabwo gukosheje. Yewe naho mpagaze, tuvuge nk'ubu ngubu tuvuge nka FPR, narebye jewe nigeze no kubivuga mvuga ngo mu ndirimbo, mu kiganiro hari muri televiziyo, numva hari ikiganiro twigeze gukorera hariya muri One Love kwa Gatera, Intare Gatera umusuhuza. Naravuze nti icyo gihe, naravuze nti hari n'indirimbo nabiri mvugamo nti FPR ni ingabire ya Afurika yose. Nge ndeba gahunda zayo mu rwego rw'umugabane wa Afurika, nk'umwirabura, nk'umunyafurika, nk'umurasta, kuko ndeba gahunda za Haile Selassie zo yari afite Afurika. Nge nta nubwo nemera ko yitwa Afurika, nge yitwa Ethiopia nini, Ethiopia, Great Ethiopia. Nkareba gahunda za RPF, ntabwo simpame mu Rwanda gusa, nkareba Afurika yose, nsanga gahunda za FPR zihwanye neza nizo Haile Selassie yari afite, bigatuma nyishyigikira. Yewe nshyigikira FPR, nshyigikira Afurika, Great Ethiopia. Ni nacyo gitumye tuvuge nk'iriya gahunda wenda yo kubwira abantu ngo bariya abavandimwe bacu bari mu Bwongereza basuzugurwa, barimo babona nk'aho hari ikibazo kubera iki tugomba kuba ikibazo cy'Abanyaburayi? Kubera iki Abanyaburayi bagomba kutubona nk'ikibazo? Nka perezida w'u Rwanda yagira, cyangwa gavumenti y'u Rwanda yagira, cyangwa abo bantu ntibazi iwacu. Iyo gahunda na Haile Selassie iyo bita repatriation yari ayifite, man. Ubwo se nashyigikiye icyo gitekerezo, nashyigikiye izo gahunda, gushyigikira uwo muryango nk'uwo, icyaha kiri he mu maso y'Imana? Nge naho mpagaze nuko mbana n'amashyaka ya politiki, nuko mbana n'abanyapolitiki, ariko ibyo byose ntabwo nshobora kubishyira hejuru y'Imana. Hari umwami nkunda cyane w'umunyarwanda, umwami witwa Rudahigwa, yigeze kuvuga ngo u Rwanda ngo nduragije Kristo umwana. Kristo umwana. Ni ukuvuga ngo nanjye naho mpagaze, abayobozi banjye, abayobozi bacu, abayobozi b'igihugu cyacu, abayobozi ba Afurika, mbasabira ku Mana mu izina rya Yezu Kristo, ngo urukundo rwa Yezu Kristo baruhuze n'imikorere yabo
na gahunda bageza ku bantu b'Imana, kuko Yezu Kristo kumutandukanya n'Imana nanone uba ukosheje cyane, kuko niwe ambasada w'Imana, niwe umuvugizi w'Imana, niwe mutambyi mukuru. Ni ukuvuga ngo imiyoborere ya Yezu Kristo mu rukundo, nifuza ko abayobozi bacu bakora bamureberaho. Nicyo kimwe nkunda Haile Selassie, nuko Haile Selassie yahozaga buri gihe Yezu mu rurimi, akigisha abaturage be gukunda Yezu. Burya bariya bavuze ngo yari umudikiteta barabeshyaga, nuko babonaga abasumbije imiyoborere. Bamuhindura ngo ni umudikiteta, bamuhindura ngo ni umurozi, bamuhindura ibintu byinshi bishoboka, kubera ko babonaga abarengeje imiyoborere, kuko yayoboraga nk'uko Yezu Kristo we wenyine abitubwira. Urumva, nicyo gitumye rero kuyobora, gushyigikira abayobozi ntaho bihuriye no kutamamaza urukundo rwa Yezu Kristo. Gushyigikira abahanzi cyangwa abandi bantu dukunda ntabwo byatubuza guha ibisingizo Imana, ahubwo kuragiza abo bantu dukunda Imana kugira ngo bakore ibijyanye nk'uko Imana ibishaka, kugira ngo baturinde umwaku n'ibyago. Utarakaza Imana, kuko iyo urakaje Imana uba wimakaza sekibi. Iyo wimakaje sekibi rero Imana irarakara, nuko imigisha ikaba mikeya. Ubwo ngubwo rero ku ruhande rwanjye jyewe, kubana n'abanyapolitiki, kubashyigikira bakora ibintu byiza, nta kibazo kirimo. Ukunda abahanzi bakora ibintu byiza, baririmba ibintu byiza, batatwigisha inzangano, batatwigisha imico mibi ijyanye n'ubuhabara, ubusambanyi, ububandi, ubwicanyi, mbese iby'Imana yanga byose kubashyigikira ni byiza cyane. Urumva, ariko burya rero iyo tubasabira ku Mana, ahubwo tuba tugira ngo Imana ari ibayobora. Hari igihe rero nk'umuntu uyu munsi yaba yambaraga agakanzu gatuma yerekana iby'Imana yamuhaye byiza byose, akabyerekana, batagomba kubibona bakabibona. Iyo umusabira ku Mana, Imana igeraho ngaho ikamwambika ikanzu ndende, karagaciyemo. Imana ibajya imbere cyane. Genda bakunda. Bless up.